ubushyuhe. Uyu Gatete ntiyacengaga, ntiyirukankaga cyane, ariko ye yari afite maji, kuko iyo yafataga umupira igihugu cyose cyahitaga gihaguruka. Hari igihe umupira urenga kuba umukino gusa, ahubwo ukaba ikimenyetso cy'ubumwe bw'igihugu. Hari igihe umukinnyi umwe afata umupira igihugu cyose kigahaguruka. Kuva mu mwaka w'1994 ndetse kugeza uyu munsi, u Rwanda rwagize abakinnyi benshi bagiye batandukanye, ariko hari abakinnyi batanu, abangaba bakaba barakoze amateka mu buryo budasubirwaho. Uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga amazina gusa, ahubwo tugiye kureba uburyo ndetse n'impamvu aba bagabo babaye ibihangange kurenza abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusaba gusa kwicara ndetse ugatuza ukumva amateka. Kugira ngo ube igihangange mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo usabwa gutsinda gusa, ahubwo usabwa kwandika amateka mu mitima y'Abanyarwanda. Reka duhere ku mwanya wa gatanu. Hano ku mwanya wa gatanu urahasanga uwitwa Haruna Niyonzima. Ndetse uyu Haruna Niyonzima akaba yarakinnye umupira kuva mu mwaka wa 2005 ndetse kugeza magingo aya. Uyu Haruna Niyonzima azwiho kuba umuntu ukunda kurimba cyane. Ni umwe mu bakinnyi ba mbere b'Abanyarwanda bagaragaye batwaye imodoka zihenze kandi bambara imyenda y'agaciro kari hejuru. Muri Tanzania yafatwaga nk'icyamamare kurenza kuba umukinnyi. Ubwo uyu Haruna yavaga muri BA5 ajya muri Young Africans muri 2011, Haruna yahawe amafaranga yitwa sign on fees. Ubwo n'amafaranga baha umukinnyi iyo asinye. Ayo mafaranga akaba yari amafaranga menshi cyane ku buryo byari bishyashya mu matwi y'Abanyarwanda. Ayo mafaranga yageraga ku 30 by'amadolari. Aya ngaya akaba asaga miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda y'icyo gihe. Ayo yari amafaranga menshi cyane ku mukinnyi wo mu karere. Yahise aba umukinnyi uhembwa menshi mu Rwanda ndetse no muri Tanzania icyo gihe. Ikindi uyu Haruna akaba afite agahigo ko kuba yarakiniye amakipe abiri y'amake bahangana cyane. Ahangaha ni Rayon Sport ndetse na APR zo mu Rwanda, ndetse twakomeza no muri Tanzania tukahasanga Simba ndetse na Yanga zo muri Tanzania, kandi aha hose yahabwaga icyubahiro nk'ikigirwamana. Uyu Haruna Niyonzima yatangiye kumenyekana akiri umwana muto cyane muri Etenseri Rubavu, ariko izina rye ryasandaye ubwo yageraga muri Rayon Sport ndetse na APR. Igituma aba igihangange si ibitego ahubwo ni ubuyobozi. Haruna yabaye kapiteni w'Amavubi mu gihe kirekire, aba umukinnyi w'ibihe byose ufite imikino myinshi mu ikipe y'igihugu, kuko uyu yakinnye imikino irenga 100. Mu gihugu cya Tanzania uyu Haruna afatwa nk'umwami. Yakiniye Young Africans ndetse na Simba, aho bari baramuhaye akazina ka Fabregas kubera uburyo ki yatangagamo imipira ivamo ibitego. Nubwo ari mugufi ariko imbaraga ze ziri mu bwonko, ndetse no mu kirenge cye cy'iburyo cyafataga umupira nka rukuruzi ndetse ntumucike. Ndetse uyu Haruna akaba yarigaruriye imitima y'Abanyarwanda mu mwaka wa 2012 ubwo u Rwanda rwasuye Nigeria. Uyu Haruna yakoreye Nigeria ibintu batashoboraga kwizera. Uwitwa John Obi Mikel, uyu nguyu muramuzi cyane kuko icyo gihe yari icyamamare cyane mu ikipe ya Chelsea. Yabuze uko amufata neza. Haruna amunyuza umupira mu maguru inshuro zigera kuri 2. Uwo munsi nibwo Nigeria yamenye ko mu Rwanda hari umukinnyi udasanzwe. Tunyarukiye ku mwanya wa 4 urahasanga uwitwa Bogota Alabama. Uyu nawe yabaye icyamamare cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse navuga ko yakoreye abakunzi b'umupira iminsi. Kuva muri 2006 ndetse kugera muri 2015 nibwo uyu mugabo yakomeje kugenda akina umupira ndetse nakomeza kwiyerekana. Uyu Bogota Alabama yari afite imyitwarire y'abakinnyi bakomeye, yafatwaga nk'umukinnyi uhenze. Yarazwiho kuba yaravugaga ko iyo nta mafaranga yari ahari ntabwo yakinaga. Ibyo byatumaga abayobozi b'amakipe bamugenda inyuma bashaka kumushimisha. Mu mwaka wa 2007 Rayon Sport yari mu bibazo by'amafaranga. APR FC itizana sheki ya miliyoni 40 yo kumugura. Icyo gihe icyo giciro cyari nkaho APR FC iguze umukinnyi mu Burayi. Bogota yahise agura inzu ndetse n'imodoka, atangira kubaho nk'umusitari nyawe i Kigali. Ndetse uyu Bogota yashoboraga kumara iminsi asohoka yigira mu tubyiniro, ariko ku munsi w'umukino akinjira mu kibuga agatsinda ibitego 3. Yari afite impano y'umubiri itangaje idasaba imyitozo myinshi. Uyu Bogota yaje mu Rwanda avuye mu gihugu cy'abaturanyi cyo muri Congo, ariko Abanyarwanda bamwakiriye nk'umwana wabo kubera urukundo rwe rw'umupira. Yari umukinnyi ufite fiziki iteye ubwoba, yari muremure, afite ibituza bikomeye, kandi azi gutsinda amashoti ya kure cyane. Muri 2007 Bogota yakoze amateka ubwo yavaga muri Rayon Sport ajya muri APR FC kuri miliyoni zisaga 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayo mafaranga icyo gihe yafatwaga nka transfer y'ikinyejana mu Rwanda.
yari umukinnyi udasiba gutsinda mu mikino ya derby. Ubwo hano ni igihe Rayon Sport yabaga yahuye na APR, ibintu byatumaga abafana bamugira ikigirwamana cyane. Amateka yamugize icyamare ndetse kugeza na n'ubu ngo bakora bimwe bakomeza kugenda bamwibukiraho. Ni igihe u Rwanda rwatsindaga ibitego 3-1 cya Maroc, ahangaha hari mu mwaka wa 2008. Iki cyari igihe Maroc yari mu makipe 5 ya mbere muri Afurika. Bogota yafashe umupira hanze y'urubuga rw'amahina areba aho umunyezamu ahagaze, maze arekura ishoti ry'umutambiko riruhukira mu ncundura. Stade Amahoro yose yarasakuje hafi gusandara. Uwo munsi Bogota yerekanye ko u Rwanda rudatinya amazina akomeye. Wa gatatu haraza uwitwa Desire Mbonabucya. Uyu nguyu yatangiye kariyeri yo mu mwaka w'1993, arayijyana ayigeza muri 2005. Uyu Mbonabucya yarafite ikintu abandi bakinnyi bose batari bafite, ni icyubahiro giteye ubwoba. Iyo Mbonabucya yageraga mu kibuga bamyugara babaga bafite ibibazo, dore ko ahanini babaga bazi ko ari mashini itsinda ibitegeje. Yabaye umukinnyi wa mbere wo mu Rwanda waguzwe amafaranga menshi kuva ruhago yo mu Rwanda yabaho, dore ko muri icyo gihe yaguzwe $300,000 by'idolari ubwo yarekeje mu ikipe imwe yo muri Turikiya. Uyu mukinnyi yari azi gucunga amafaranga ku rwego rwo hejuru, ndetse anatwara imodoka zihenze cyane mu gihe u Rwanda rwari rurimo kugenda rwiyubaka. Ndetse uyu Mbonabucya yari kapiteni utajya uvuguruzwa, dore ko yavugaga ngo turatsinda, buri wese yajyaga ku gitutu nyine. Yari umugabo ufite imbaraga nyinshi cyane zo gusenya urukuta rw'izamu. Mu majonjoro ya CHAN 2004 nibwo imvune yamubujije kujya muri Tanzania. Imbaraga yakoresheje akubita Ghana ndetse na Uganda nibyo byatumye Amavubi yizera ko afite ibihangange, yari itara ryaka rimurikira u Rwanda. Uyu Mbonabucya yari umugabo uciriritse mu mivugire ariko ukomeye mu bikorwa. Yari umukinnyi abantu benshi bafatiragaho icyitegererezo icyo gihe, ndetse mu Bubiligi yari inshuti ikomeye cyane y'abakinnyi bakomeye ku isi. Mbonabucya niwe mukinnyi wa mbere wo mu Rwanda waguzwe n'ikipe y'Uburayi amafaranga menshi, amafaranga asaga $300,000 by'idolari. Mbonabucya akaba umukinnyi w'umuhanga cyane uzi gucunga umutungo yagiye asarura muri aya makipe nyine. Amafaranga yakuye mu Burayi yashoye mu bucuruzi, ibintu byatumye aba umwe mu bakinnyi bakize cyane nyuma yo gukina. Muri 2004 ubwo yari ari mu mwiherero w'Amavubi, ubwo u Rwanda rwiteguraga kujya muri CHAN, yagize imvune ikomeye y'ivi. Biravugwa ko yarize cyane kuko yari azi ko u Rwanda rushobora gutakaza uyu mukino kubera ko adahari. Ubwitange bwe bwatumye ikipe yose igira ishyaka rikomeye cyane, ndetse baza gutsinda uyu mukino. Ku mwanya wa kabiri haraza undi mukinnyi nawe ukomeye cyane wubatse izina hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nta wundi bamwita Olivier Karekezi. Yakinnye guhera mu mwaka wa 2000 ndetse kugera mu mwaka wa 2013. Karekezi yari umukinnyi ufite ubwenge butangaje. Ntabwo yakoreshaga imbaraga z'umubiri gusa, ahubwo yakoreshaga n'ubwonko. Niwe rutahizamu ibihe byose w'ikipe y'Amavubi, dore ko ari we kugeza kuri ubu ngubu ufite agahigo ko gutsinda ibitego birenga 25 mu ikipe y'igihugu. Uyu Karekezi yakinnye mu gihugu cya Swede, ndetse aza gukina no mu gihugu cya Norway imyaka irenga 8. Yahembwaga amafaranga menshi cyane, ndetse ibingibi byatumye agura inzu ndetse n'amazu hano i Kigali. Ntabwo ari umukinnyi wari gusanga mu tubari cyangwa se mu bindi bishuko, ahubwo uyu wamubarizaga mu myitozo kuri stade niho yiberaga. Uyu Karekezi yari afite imyitwarire neza nk'iy'abazungu, dore ko iyo yahabwaga umupira yabaga azi neza aho izamu riri, ndetse uyu nguyu akaruhuka awushyize mu ncundura. Mu mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwakinaga na Uganda kuri Nambole Stadium, ahangaha habaye ibintu bidasanzwe. Iyi stade yari yuzuye abanya-Uganda gusa 45,000, ndetse hano abanya-Uganda bari bakaniye bavuga yuko bagomba gutsinda igihugu cy'u Rwanda. Karekezi yafashe umupira ari hagati mu kibuga, awuhindura mu buryo bw'ubuhanga buhambaye, maze ahita aca agasuzuguro k'abanya-Uganda bose bacecekera icyarimwe. Uyu Karekezi yari umukinnyi ufite ikinyabupfura mu rwego rwo hejuru, dore ko mu gihe abandi bajyaga mu tubari ndetse no mu birori, uyu Karekezi yabaga ari mu myitozo cyangwa aryamye. Ibyo nibyo byatumye amara imyaka irenga 8 yose mu bihugu by'Uburayi za Sweden ndetse na Norway. Ubwo uyu mukinnyi yakinaga muri Hansenberg BA5 muri Swede, Karekezi yahembwaga amafaranga menshi, ibintu byatumye atunganya ubuzima bwe hakiri kare ndetse n'ubw'umuryango we. Yari umwe mu bakinnyi ba mbere batunze amazu y'agaciro ahenze cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko Karekezi ari we mukinnyi wa mbere watunze personal manager cyangwa se umwagent wamufashaga gushaka amakipe mu Burayi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Abandi bakinnyi b'icyo gihe bari bagishakisha amakipe bifashishije amashusho. Nta gushidikanya uri ku mwanya wa mbere, ngira ngo abenshi muri mwe muramuzi. Harimo n'abantu benshi bagenda bumva ibigwi bye ariko mu by'ukuri batarabona n'ishusho ye n'imwe. Nta wundi bamwita Jimmy Gatete. Uyu nguyu yabaye umukinnyi w'ikirangiriro guhera mu mwaka wa 1996,
kugera mu mwaka wa 2010 ubwo yarekaga kariyeri yo gukina umupira. Nta gushidikanya uyu Jimmy Gatete niwe munyarwanda wenyine washyizwe mu rwego rw'umuntu udashobora gusimburwa n'uwo ari we wese. Uyu Gatete ntiyacengaga, ntiyirukankaga cyane, ariko ye yari afite maji, kuko iyo yafataga umupira igihugu cyose cyahitaga gihaguruka. Yari afite uburyo cyihagaraga mu kibuga ku buryo yafataga pozisiyo nziza, ndetse ahantu hose yabaga uri umupira waramusangaga. Gatete uyu niwe mukinnyi wenyine abafana bakundaga guterura cyane bakumva banamutahana. Hari igihe byasabaga ko polisi imuhisha kugira ngo abafana bataza kumuvunagura kubera urukundo. Hakaba hari n'andi makuru avuga ko uyu Gatete yigeze guhabwa inzu ndetse n'imodoka bihawe n'umufana kubera urukundo gusa mukunda. Itariki itazigera yibagirana hano mu Rwanda ku bakunzi b'umupira ni itariki ya 6 Nyakanga mwaka wa 2003 ubwo u Rwanda rwatsindaga igitego kimwe ku busa bwa Ghana. Ghana yari ifite abakinnyi b'ibihangange muri Afurika nka Michael Essien. Gatete yasimbutse mu kirere akubita umutwe, umupira uruhukira mu ncundura. Uwo munsi u Rwanda rwagiye mu mateka ya cani. Kuva uwo munsi izina Gatete ryabaye ridasanzwe. Uyu Gatete yari umuntu udakunda kwigaragaza cyane, nubwo igihugu cyose cyari cyaramumenye. Uyu Gatete yari umuntu ucecetse cyane, ariko iyo yegeraga mu kibuga yabaga ari nk'ikindi kintu. Gatete niwe mukinnyi wenyine mu Rwanda wigeze guhabwa imodoka n'inzu nk'impano. Ibi ngibi byari biturutse ku muntu ku giti cye kubera ibyishimo yamuhaye. Icyatunguraga abantu benshi ni uburyo ki Gatete yatsindaga ibitego bitunguranye. Biravugwa ko hari n'abakekaga ko akoresha imiti, ariko mu by'ukuri yari afite ubushobozi bwo gusoma umupira kurenza abandi. Muri 2003 Gatete yari umukinnyi uhembwa amafaranga menshi muri BA5 ubwo yajyaga muri St George muri Ethiopia. Yahembwaga imishahara y'ikirenga muri uwo mujyi wa Addis Abeba. Umunsi u Rwanda rwatsindaga Ghana muri 2003, nyuma y'umukino Gatete ntiyashoboye kuva muri stade kuko abafana bashakaga kumuterura bakamujyana mu rugo. Byasabye ko polisi imuherekeza kugira ngo aticwa n'urukundo rw'abafana. Aba bagabo si amazina gusa mu bitabo, n'amateka y'inyama ndetse n'amaraso. Bashyize u Rwanda ku ikarita kandi basiga isomo ry'uko umupira ari wo muvuduko uganisha ku bukire ndetse n'icyubahiro nimba uwukoze uwukunze. Ese muri iyi minsi ninde mukinnyi ubona ufite amateka nk'aya Gatete? Ninde ubona ukinisha ubwenge nka Karekezi? Amateka aracyandirwa ku bibuga by'umupira nka mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Reka duhurire muri comment mumbwire uko bimeze. Urakoze cyane gukurikira kino kiganiro kuva gitangiye ndetse kugera gisoje. Gusa nkusabye gukanda subscribe. Iyi ngiyi yitwa Kigali The Twilight Talks Entertainment. Reka duhurire no mu bindi biganiro.